Shalom shalom, ndabasuhuje abadukurikiye mwese, amazina ni Teacher DJB, nkaba ngiye kubakosorera ikizami cyakozwe tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2024. Icyo usabwa gusa ni ukuba ufite urupapuro cyangwa se ikayi ndetse n'ikaramu kugira ngo tubane muri uwo mwanya, aho nawe uri butange igisubizo gikwiranye n'ikibazo turaba tugezeho. Nk'ibisanzwe rero nyuma yo gukosora urandika amanota wagize yose muri comment kugira ngo tubone urugero rwaho ugeze witegura ikizami. Ndashimira rero abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mureba video mukazirangiza ndetse n'abantu musharinga mukalikinga video dushyiraho. Mu by'ukuri muraba agaciro kuri twebwe, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi bifuriza gutsinda buri gihe, kuko n'ubundi intego zacu ni uko mutsinda. Intego twiyemeje ni ugutsinda. Abantu mwese mugera kuri ino channel tuba dushaka ko mutsinda. Rero natinze mureke dutangire dukosora n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi, B. Umuherekeza, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo rero ni A. Umuyobozi. Ikinyabiziga cyose kigenda cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Dukomeje ku kibazo cya kabiri. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturangakata tw'ibara ryera. Utwo turangacyerekezo tumenyesha A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, B. Ahegereye umurongo ukomeje, C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, D. A na C nibyo. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Igisubizo ni C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Dukomeje rero ku kibazo cya gatatu. Ubugari bwa romoroki ikuruwe n'ikinyamitende itatu ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A. Santimetero 75, B. Santimetero 125, C. Santimetero 265, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo rero hano ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera yuko ubugari bwa romoroki ntiburenza ubugari bw'ibinyabiziga biri kwikurura iyo ikuruwe n'ikinyamitende itatu cyangwa ine bifite cyangwa bidafite moteri, cyangwa se iyo ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Dukomeje ku kibazo cya kane. Iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa kigusobanurira iki? A. Umuhanda utaringaniye iburyo, B. Akamanuko gashobora gutera ibyago, C. Ahantu umuhanda umeze nabi, D. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Igisubizo ni ikihe? Hano rero igisubizo ni B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. Dukomeje ku kibazo cya gatanu. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo,